muri kumwe na Israel Niyonzima. Tekereza indege ihagurutse neza, abagenzi bose bishimye, umupilote atanga ubutumwa bwa nyuma agira ati turimo kugenda neza, hanyuma mu kanya gato indege ikabura burundu. Nta kimenyetso na kimwe, nta gutabaza, yewe nta n'ibisigazwa, nta n'imirambo ihari. Ahantu havugwa ko byabereye ni hamwe gusa kuri iyi si, kuri uyu mubumbe w'isi dutuyeho, ni Bermuda Triangle. Aka ni agace kari hagati ya Florida, Bermuda na Puerto Rico. Ni ahantu hazwi cyane mu isi kubera inkuru z'abantu, indege n'ubwato baburiwe irengero mu buryo butangaje kandi burenze. Mu mateka abantu barenga igihumbi bavuga ko baburiwe irengero mu bintu bifitanye isano n'aka gace k'inyanja. Ni inkuru ibahambaye cyane. Ntiwibagirwe gukanda subscribe. Inkuru ya Bermuda Triangle yatangiye kuvugwa cyane mu mwaka w'1945 igihe indege 5 za gisirikare za Amerika zagendaga mu myitozo zizwi nka Flight 19. Zahagurutse neza zifite ibikoresho byose bikenewe, ariko zigeze hagati mu nyanja umupilote atangaza ko compass zose zapfuye kandi ko batari kumenya ahantu baherereye. Nawe ibaze kurura ahantu hateye gutya, ahantu ugeze ugasanga na ahantu hateye ubwoba nyine muri ubwo buryo, compass cyangwa se akarangamerekezo kagahagarara ukabura aho uherereye, kuko iyo uri mu nyanja ubundi ubona ahantu hose haringaniye. Uyu mupilote yaje kuburirwa irengero kuva icyo gihe nabo bari kumwe bose. Nyuma yaho indege 5 n'abapilote 14 baburiwe irengero burundu. Nta gice na kimwe cy'ingenzi kiboneka kugeza n'uyu munsi. Nyuma y'iyi nkuru isi yatangiye kwibaza byinshi kuri aka gace gateye ubwoba kandi kanatangaje. Mu mwaka w'1964 umwanditsi witwa Vincent Gaddis niwe wakoresheje bwa mbere izina Bermuda Triangle mu nyandiko ze, bituma rimenyerwa cyane ku isi hose. Si Flight 19 gusa zavuzwe, oya, ahubwo mu mwaka w'1948 tuvuge ko ni muri cya gihe Israel yari imaze kwimikwa. Ahangaha mu mwaka w'1948 reka mbibutse ko hari mu gihe cyo Israel yari iri gufondwa. Kiriya gihugu cya Israel nibwo cyashinzwe hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ni nabwo rero iyi ndege y'abagenzi yo mu bwoko bwa Douglas DC akanyerezo 3 yahagurutse iva muri Puerto Rico igana Miami, itwaye abantu 32, ariko yageze mu gace ka Bermuda Triangle ihita ibura burundu. Nta butumwa bwa SOS cyangwa se ubutabazi bwihuse, nta bisigazwa byigeze biboneka. Ndetse nyuma yaho hakurikiraho izindi ndege nka Star Tiger na Star Ariel, nazo zaburiwe irengero mu buryo budasobanutse. Abagenzi bose bari bazirimo ntabwo bigeze bongera kuboneka ukundi. No mu mazi siho byasigaye nyuma. Mu mwaka w'1918 ubwato bunini cyane bwa gisirikare bwitwaga USS Cyclopolis bwajyanye abantu 309 buca muri aka gace gahambaye, buhita bubura burundu, ndetse nta n'ubutumwa na bumwe bwo gutabaza bwoherejwe. Yewe nta n'igice cyabwo kigeze kiboneka. Mu mwaka w'1963 nabwo ubwato bwa Marine Sulphur Queen bwari butwaye abakozi 39 bwazimiye mu buryo butunguranye, ndetse hakaza kuboneka ibice bimwe na bimwe bike cyane gusa by'ubwato, ariko nta mibiri y'abari baburimo yigeze iboneka. Murumva ko ni ahantu hateye ubwoba mu by'ukuri, kuko urebye neza nk'ibi byose byatumye havuka ibitekerezo byinshi by'amayobera. Hari abavuga ko hari imbaraga zidasanzwe zangiza ibikoresho by'indege n'ubwato, abandi bakavuga ko ari ibikorwa by'abanyamahanga bava ku yindi mibumbe bashimuta abantu n'ibinyabiziga. Hari n'abavuga ko mu minsi cyangwa se munsi y'inyanja hari ibisigazwa by'umujyi wa kera wa Atlantis ufite ikoranabuhanga rikurura cyangwa rihindura ingufu z'amashanyarazi, bigatuma ibikoresho byose bipfa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Uyu mujyi wa Atlantis nawo tuzawurebaho, tuzawigaho, kuko ubitse amabanga menshi cyane abantu benshi batigeze bamenya. Ni umujyi wanditsweho udutendo twinshi cyane, ni umujyi wari ukomeye cyane ukurikiranye neza amateka yawo. Aho abandi bo bavuga ko muri aka gace hari igihe ikirere gihinduka, ku buryo abapiloti bamwe bavuga ko bagiye babona igihu gikomeye bagisohokamo bagasanga amasaha yabo yahindutse
mu buryo budasobanutse cyangwa se mu buryo budasanzwe. Ariko abashakashatsi ba siyanse bavuga ko nta gihamya ifatika igaragaza ko hari imbaraga zidasanzwe muri Bermuda Triangle. Bavuga ko aka gace kagira ibihe byinshi by'imiyaga ikaze n'inkubi z'ikirere, hakiyongeraho amakosa y'abantu batwaye indege n'ubwato ndetse n'ibikoresho bya kera bitari bigezweho mu myaka ya mbere. Hari n'inyigisho ivuga ko imyuka ya methane cyangwa se gaz methane ishobora kuzamuka ivuye munsi y'inyanja igahita igabanya uburemere bw'amazi, bigatuma ubwato buhamira rimwe na rimwe mu buryo bwihuse cyane, cyangwa se ikintu gitwarwa n'amashanyarazi kikaba cyakururwa muri ubwo buryo. Nubwo ibyo bisobanuro bya siyansi bihari, hari ibintu byinshi cyane bikomeza gutera abantu ubwoba. Ku buryo ubona kampasi yihinduyemo igahinduka ariyo yikoresheje ibikoresho by'indege bipfa mu kanya gato kandi iri hejuru cyane. Ibihu bidasanzwe bivuga ko byakunze kugaragara, ndetse n'abapilote bamwe ugasanga bavuga ko bumvise amajwi adasanzwe mu gihe bari muri ako gace. Urumva ko ni ibintu biteye ubwoba. Nta gihamya ifatika ibyemeza burundu, ariko n'ubu biracyari amabanga atuma abantu benshi batekereza ko hari ikintu gihishe mu nyanja kidakwiye gusobanurwa n'amategeko asanzwe ya siyanse. Ku buryo ikindi gitangaje ni uko nubwo havugwa aya mayobera yose, indege n'amato byinshi binyura muri Bermuda Triangle buri munsi ntibigire ikibazo na kimwe, kandi nta gihugu kigeze gifunga ku gace cyangwa ngo kibuze abantu kuhanyura. Ariko umuntu ntabwo ashobora kubirenza ingohe, kuko n'impamvu ibintu ubona hariya kari agace kubera kegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi mukaba muzi ko media sector ya media yabo iri boostinga cyane ibintu, inkuru yose ibonetse. Murumva ko niyo mpamvu navuga ko iyo habaye impanuka nyine bahita babishikariza bakavuga yuko habaye ikintu gikomeye cyane, inkuru ikazamuka cyane kuruta, kuko nta hantu hataba impanuka haba mu mazi. Cyakora nge nashimangira yuko wenda iki kibazo cy'ahantu hashobora kuba harimo urukuruzi runaka cyangwa se nka gaz, iyo niyo factor ishobora kuba izirana n'aho hantu, kuko bavuga ko aha hantu ariho inyanja ubwayo ihurira. Amazi rero ahora yikaraga ku buryo bushoboka cyane. Ibi bituma bamwe batekereza ko inkuru zose zayivuzweho zishobora kuba zarakabijwe n'itangazamakuru n'amateka y'ibintu bike byabaye bigahinduka ibitangaza by'isi yose. Kandi nubwo bimeze bityo, ikibazo gikomeye kiguma mu mitwe y'abantu ni kimwe gusa: niba ari ahantu hasanzwe, kuki hari indege n'ubwato byinshi byaburiwe irengero nta kimenyetso na kimwe kiri aho ngaho? Ahandi impanuka iyo zibaye bagerageza gushakisha ibikoresho runaka ugasanga barabibonye, ariko hano ho nta bisigazwa na bimwe bishobora kuba byaboneka, uretse kari akantu ko twabonye haruguruka babonye ibikoresho byaha, ariko ibindi byose ibisigazwa by'indege n'amato yaguye ahantu ntabwo byeze bigaragara. Kandi ukibaza uti se ikigo cya gisirikare gishobora kuba cyatangaza amakuru ameze gutyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikavuga kiti indege zacu zaguye aho hantu barabura? Ntabwo icyo gisirikare cyabyaturiraho mu gihe kitaba gifite factor. Ese ukibaza uti ni impanuka zisanzwe z'ikirere n'inyanja, cyangwa hari ibanga rikomeye ritaramenyekana kugeza uyu munsi? Bermuda Triangle iracyakomeza kuba kimwe mu bice by'isi bitera ubwoba n'amatsiko icyarimwe, aho amateka n'amayobera bikomeza guhurira mu nyanja nini ya Atlantique, bigasiga abantu bibaza niba ukuri ku byahabereye kuzasobanuka burundu, cyangwa niba hari abagiye burundu batagishoboye kugaruka ngo batubwire ukuri kwabyo. Mwari kumwe na Niyonzima Israel.